reka tubwire abantu ko twagiye tubabwira ibintu kenshi abantu ntibabyumve ugasanga abantu wenda ariko ntibanarenganya n'abantu kubw'inyungu zabo kubw'inyungu zabo wavuga ikintu ngo ibyo bintu byawe ngo ibyo bigambo ariko ibigambo ni iki twebwe ntabwo ducura inkuru yego amatorero cyangwa se abashumba basezerewe twaje gukoresha imvugo ngo birukanywe abantu batoya mujye muvuga ko basezerewe noneho rero ntabwo birukanywe yego basezerewe ariko banza umenye neza ko icyabasezerere ni iki urwandiko bafite ruravuga ngo ntabwo bujuje ibisabwa kuri poste agomba gukorera maze mufite icyo kintu Robert NG kugira ngo uguhe akazi ugomba kuba ufite perime ufite na diplome uzi kuvuga icyongereza cyangwa igifaransa rumwe muri urwo rurimi n'ikinyarwanda n'utabizi nta poste baguha kabisa donc rero mwabarimu mwe mwabapasiteri ingingimira niveho abambere ba 2021 bo basezerewe kubera ubukungu yego abo ngabo yana rubanza bafite ariko uyu munsi urwari kwatahanye ntago ari ubukungu ruravuga ngo ni wujuje ibisabwa kuri poste cyangwa se ku mwanya ukorera baha imidugudu ifunguye cyangwa se amatorero afunguye afunguye asanzwe akora yego kuko harimo afunguye nadafunguye agifunze kubera atujuje nayo ibisabwa yego sibyo hanyuma yanga yuje ibisabwa afunguwe yahawe abakozi bari permanent muri ADP bari registre bujuje ibisabwa aho batari bashyizemo umukozi musha ugomba kuba nawe registre ariko wujuje ufite degree ahadafunguye ahubwo hahandi hadafunguye uwo bashyizemo aba volontaire ikindi Robert yego uyu munsi amatorero amadini kw'itorero rya Kristo yego amadini n'amatorero kugira ngo byumvikane neza bijyane mu mujyi umwe yego kugira ngo njye mbona bitakiri nivuga gukorera Imana ntabwo naza kuba ngiye kure ntabwo bikiri gukorera Imana uzi impamvu kugira ngo ube pasiteri cyangwa mwarimu byasabaga icya mbere bagomba kubanza kureba ni ubuhamya bw'uyu muntu niyo yari karite ya mbere kabiri akaba afite noneho wa muhamagaro sibyo gatatu akaba afite impano ya kiyobozi ibyo bintu byo barebagaho mbere nicyo barebagaho ariko uyu munsi biriho kontrere uzi ko bagutoranyaga ukamara nk'umwaka batarabikubwira bakwigaho bakurambagiza none uyu munsi ubu bagutoranya ngo nawe ubizi kwanza ujya kubisaba muntoranye mwamaye hariya ko nzigaragaza nta kindi RIB irahari ntabwo uri kujya hakure ni systeme mbese gitifu we nta nubwo uri kuvuga byinshi RIB irakwitwarira polisi kurwana nawe ariko mu rusengero watukana wakigaragambya icyacumi wakibika wakigumana nta muntu uza kugufata ngufu kuko utagitanga reka tubatanga ubutumwa babwumve ubutumwa tujye gutanga ni ukuvuga ngo aba bapasiteri cyangwa se ababarimu barimo urumva bose ko hari n'abafite AD aba bagumyemo harimo abafite AD mu kwezi kwa kabiri bazahita bataha mu kwa kabiri bazataha abandi bazagaruke ngo aya makorari ariko yo oya amakorari agomba guhuzwa uko amatorero agomba guhuzwa nako zigomba guhuzwa nazo uboneka mu bari oya abatashye ntibabazi uhereye umunsi umuyobozi wabayoboraga muzongeye mumubone babahaye umushya niyo liste ngiyo ariko hari uwitwa niba Sanzu Rwimo yaravuze ati niwe muyobozi mwagize pastor wowe muvuga hiki Sanzu Rwimo se dore ko uri amahoro shuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi mu biganiro byacu nyita Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda tuje muri update news ntago ari gospel talk family talk sibyo sinubuhamya n'ijambo tuzatumaza zona abantu kugira ngo bamenye ibyari byo sibyo
hanyuma tuje muri update news. Update news dufite rero ni updates zigera muri 3. iya mbere ni yuko twagiye tubabwira yuko rwose hari abantu basezerewe mu itoro rya ADEPR, abantu bakagenda baduhakanya, abandi bakanga kubyemera ngo nukubeshya nk'uko tubona bakora. Finally byarangiye rwose, abarimu n'abapasteri noneho uyu munsi byabaye officiel basezerewe. Aho turaza kubibaganiriza mumenye amakuru, yewe nk'abo bari around yacu ubu nabo bashyize mu myanya n'abashyashya bose bamaze kumenyekana. Icyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri turaza kuganiraho ni ya yubire mwari mutegereje y'imyaka 85, nayo turaza kuyivugaho. Hanyuma iya gatatu turaza kubabwira uko imidugudu n'amakorari bigiye kugenda bihuzwa. Abantu bari bari mu makorari, ya makorari yanyu ya kera mwari muzi yamaze gukurwaho. Pastor nguhaye ikaze. Urakoze cyane. Reka udufashe rero kwinjira mu mwandiko w'uyu munsi, niko nabonye basigaye babyita. Ubundi nk'umu updater gahunda imeze iti? Kaduhere kuri iki cy'ubuyobozi. Robert, reka tubwire abantu ko twagiye tubabwira ibintu kenshi abantu ntibabyumve, ugasanga abantu wenda ariko ntibanarenganya n'abantu kubw'inyungu zabo. Kubw'inyungu zabo wavuga ikintu ngo ibyo bintu byawe ngo ibyo bigambo, ariko ibigambo ni iki? Twebwe ntabwo ducura inkuru, nta nubwo duhimba inkuru. Inkuru ni iki? Cyangwa se amakuru ni iki? Buriya iyo uvuze ngo minisitiri cyangwa se ngo abaminisitiri, inama y'abaminisitiri yanzuye ngo, ndavuga ngo ayo makuru umunyamakuru agiye gukora cyangwa se agiye gutangaza ntabwo ari amakuru wahimbye, sibyo? Nta nubwo ari amakuru wacuze, ni ibyabayeho byakozwe. Siko biri? Iyo uvuze ngo Rema yanzuye ko, iyo nkuru tuyo kuyibakorera wenda baze kuyimenya. Uruko ibyarema zaze kubibabwira ko byagenze, nabyo mujye mubimenye. Donc no kuvuga ngo tuvuga ibyakozwe cyangwa tukavuga ibikiri mu ibanga bigiye gukorwa, amahirwe kuko twagize amakuru tukayamenya. Kuko rero kandi nta nubwo ari nikosa kuba umunyamakuru yakwa updating inkuru. None se iko cyane iki? Oya, arega mva ngubwiye Roba, niba udashaka kubyumva kubw'inyungu yawe, wenda wasanga representant ni so wanyu cyangwa ni papa wawe, ukandika commentaire. Ibyo ntago bikuyeho ko hari abandi bashaka kubyumva. Icya kabiri ntago bikuyeho ko ari amakuru yavuzwe. Aha, kora subscribe, kora like, share, kora share. Ikikwereka kandi ko ibiganiro byacu biba bikunzwe no gusanga bifite like, bikajya na subscribe na comment. Commentaire nishaka kutukane, nge nabwiye ngo burya nta commentaire zonjya gusiba, ahubwo abantu bajye bakumenya ko uri umupagani, uri inyuma y'abapagani, ko banakwitondera. Aho kuzadushira n'ifoto yawe kugira ngo tukumenye, kugira ngo tujye duhana nawe mu muhanda tuguhunge. Nose kuri email yawe niba ujya wandika commentaire zo gutukana, uzamba urushira ifoto yawe, hanyuma tuzakumenye kugira ngo ubutaha tujye tuguhunga, tumenye ngo uyu muntu wakubita n'umuntu. Nta bupagani nawe Kristo ufite, uri umupagani nyuma y'abandi. Twego gukora izi nkuru tuziko nta bugome dufite, kugira ngo tubwire abantu ibiri, kuko abakristo bakwiye kubimenya ibintu. Abayobozi baba baraza bagaceceka, ariko abakristo bo bagasigara mu rujijo. Twajyamo ariko tukamenya inkuru rero tukaturayivuga. Icyambere rero uyu munsi twaje tubwira abantu ngo amatorero cyangwa se abashumba basezerewe. Twaje gukoresha imvugo ngo birukanywe, abantu bati oya mujye muvuga ko basezerewe. Noneho rero ntago birukanywe, basezerewe. Ariko banza umenye neza ko icyabasezerere ni iki. Urwandiko bafite ruravuga ngo ntago bujuje ibisabwa kuri poste agomba gukorera. Maze mvuze icyo kintu Robert, ntago akiri umuhamagaro kuri poste, n'akazi. Impamvu mwirukanywe mutagenda mufite umubabaro, ni nk'uko dushobora kujya kudepoza ahantu runaka. Urugero wenda NGO runaka somewhere, siko biri, yavuze ngo ubu poste ukoreraho kuba uri muri ofisi cyangwa se gukora akazi runaka cyangwa se kuba utwara imodoka ya NGO, n'ubu ngubu bisigaye bihari. NGO kugira ngo uguhe akazi ugomba kuba ufite perime, ufite na diplome, uzi kuvuga Icyongereza cyangwa Igifaransa, rumwe muri urwo rurimi n'ikinyarwanda. N'utabizi
nta posite baguha kabisa. donc rero mw'abarimu mwe mw'abapasiteri mwe ingingimira niveho. abambere 2021 bo basezerewe kubera ubukungu. Yego. abo ngabo ya nta rubanza bafite. abavanywe mu nshingano byari ubukungu. hari abari wenda babyujuje. barabyujuje bose. nta kigaragaza ko utabyujuje kuko urwandiko afite rurabubwira ngo ni ubukungu. ariko uyu munsi urwandiko atahanye ntabwo ari ubukungu. ruravuga ngo ntiwujuje ibisabwa kuri posite cyangwa se ku mwanya ukoreraho. niyo mpamvu rero uyu munsi rero kuri iki cyumweru abantu babanze babimenye. kuri iki cyumweru umunsi ku cyumweru dukoze ikiganiro ku cyumweru amatorero cyangwa se byose imidugudu byamaze guhabwa abashumba bashya cyangwa se wera kubyita abakozi bashya, abakozi bashya kuko ibya mwarimu na pasiteri byavuyeho ni poste kuko mwarimu ni umuhamagaro. uyu munsi rero ntabwo amadini cyangwa se insengero zo muri itorero rya ADEPR zikiyoborwa n'imihamagaro kugira ngo abantu babyeze neza. ndaje mbivuga gatoya. dore kuvuga ngo uyu munsi byahawe abakozi bashya bujuje ibisabwa bujuje ibisabwa n'amategeko, bafite degree kugira ngo byumvikane. ndavuga ngo baha imidugudu ifunguye cyangwa se amatorero afunguye asanzwe akora kuko harimo afunguye n'adafunguye agifunze kubera atujuje nayo ibisabwa, sibyo? hanyuma yanga yuje ibisabwa afunguwe yahawe abakozi bari permanent muri ADEPR bari registre bujuje ibisabwa. aho batari bashyizemo umukozi musha ugomba kuba nawe registre ariko wujuje ufite degree. ubwo no kuvuga ngo nahadafunguye yego nafunguye ahadafunguye ahubwo hahandi hadafunguye uwo bashyizemo abavolonteri bahahaye abavolonteri. ubwo no kuvuga ngo urugero nka Kamashashi hari umwarimu umwe wayihawe urukumva urayayoboraga ahantu Samuel umudugudu we uranafunze. ubu noneho we kubera ko Kamashashi ari wafunguye bamuhaye mu buryo buri permanent. ubu ni umukozi uhoraho w'ibyo biro serivisi yose musangeho umuyobozi mushya yanatangajwe atangirwa n'aba abantu b'indera hafi aho ngaho muramuzi umuyobozi mwiza urimo inyungu kabisa. ni umuyobozi mwiza pe, ni ukuri ni umuyobozi mwiza kuva natangira kumumenya kuva na kera ni umuyobozi mwiza kandi amaze n'igihe kirekire. abantu ba Kamashashi mwatomboye cyane mu kijyanye no kubaka rwose. uyu mugabo no gusura hera ku rugo ku rundi afite karite yihariye. iyo muzi we cyane ni ukubaka no gusurana karite yihariye. yarumva uyu mugabo rwose nuko nguko rero ubu niwo muyobozi waho. urugero nko ku Murindi hari umudamu uri kumenyerezwa batekereza ko ashobora kuzasengerwa n'umushumba. ubu niwe washyizwe ariko aracyari volonteri. wibuka ko mu volonteri bashyizemo mu mujyi uribuka igihe batanze konji y'amezi 3? yego urayibuka? ndayibuka. ako ADEPR nayo rataha oya ADEPR yihorere tukatugende muri uyu mujyo turimo. iri dini nayo ntihatarigaye. iri dini arega riri mu mavugurura. iri dini amavugurura yaryo ariko turi muri transition. amavugurura yaryo nayo ntihatari. reka ngwerumva uzikoresha umuntu amezi 3 n'umuhembe. ariko abavolonteri rero niyo bagaruye. yego bamwe bakoze amezi 3 ntibahembwe babagaruye. ariko uyu munsi ndashaka kubasabira abavolonteri. reka mbasabire ikintu kimwe. yego urakumva ikintu mbasabiye? ntabwo wabintumye ariko twe twicaye hano dukora nk'abasesenguzi. yego tugaruka kandi tukavuga n'igikwiriye. yego turi no gusesengura. uranyumva neza? yego ni ukuvuga ngo aba bantu nibura icya mbere
batanga raporo y'amaturo kuko amaturo yabo hari ahantu ateranira yego siko biri batanga raporo bakajya mu manama yego kuri paruwasi memu no mu rurembo yego aba bantu ku kwezi nibura ukwiye kujya ubagenera nk'ibihumbi 40 yego cyangwa se 50 aya mafaranga niyitwa umushahara yitwa amafaranga y'urugendo uzima barakwita umushahara kugira ngo utaza no kuyasorera kuko n'uyise umushahara ajya muri teperi akanyura muri RSSB utabikishijemo bagukubita amande bagakubita amapenaliti reka yitwe rero amafaranga y'ingendo ariko nibura aba bantu nabo bayahabwe sino bitabayeho bahinduye abajura bahaye kwiba muri ya maturo bazajya batetaho kugira ngo babone amatike umubigije kwiba rero icyo ntabwo twagisiga ikindi Robert uyu munsi amatorero amadini ku itorero rya Kristo amadini n'amatorero kugira ngo byumvikane neza tujyane mu mujyi umwe kugira ngo njyasigaye mbona bitakiri nivuga gukorera Imana ntabwo naza kuba ngiye kure ntabwo bikiri gukorera Imana uzi impamvu kugira ngo ube pasiteri cyangwa mwarimu byasabaga byasabaga kuba uri umunyamuhamagaro kuba umunyamuhamagaro no kugirwa umunyamuhamagaro batandukanye njyewe Robert ushobora kungira umunyamuhamagaro ariko kuba umunyamuhamagaro wowe ukangira umunyamuhamagaro nta muhamagaro mfite wabyumvise none siko biri rero icyo gihe bazaga kureba ko uyu muntu icyambere bagomba kubanza kureba ni ubuhamya bw'uyu muntu niyo yari karite ya mbere kabiri akaba afite noneho wa muhamagaro sibyo gatatu akaba afite impano ya kiyobozi ibyo bintu byo barebagaho mbere nicyo barebagaho ariko uyu munsi biri wa kontrere uzi ko bagutoranyaga ukamara nk'umwaka batarabikubwira bakwigaho bakurambagiza none uyu munsi ubu bagutoranya ahubwo nawe ubizi kwanza ujya kubisaba muntoranye mwamaye hariya ko nzigaragaza ariko mbere bitandukanye n'uyu munsi none uyu munsi ubu idini cyangwa itorero amadini n'amatorero icya mbere nsigaye arebaho ni ibitabo byinshi mu mutwe bareba ibitabo byinshi mu mutwe amashuri waba ufite umuhamagaro waba utawufite ibyo birakureba genda uhane nabyo genda uyobore ariko burya ubu dufasha abameyazi abantu bize se cyangwa abadepite cyangwa abaminisitiri si abantu bize se cyane se kuyobora caci yamunanira ariko umuhaye akarere yakabyimba nanjye mu karere uyu munsi sinzi ko nakapfa kukabyimba kasaba ibintu byinshi kasaba politike kasaba kandi byose nabimenya sibyo bisaba udukoryo ntapfa kumenya ibwabyo mihigo ibintu nk'ibyo ibintu birebire sibyo nk'ubarigiye mbona nk'abagitifu haje mu nama nkabona avuga ibintu rimwe na rimwe apfa kuvuga ibyo abonye nta ngingo nta guhareka ibyo tugakoma amashyi ibintu bikikora kuko icya mbere reka nguhe urugero mitiwari do sante utayitanze ubundi se uravuga umwaka mu kwa karindwi twese tugera umutima uri kuri mituweli niyo utanabyibutse umugore akubwira ati kudatanga mituweli uzi ko umwana azavurwa nutanayitanga kwa muganga bahita bikubwira ngo tanga mituweli do sante vuba urikumva umusoro ntabwo bakwirirwa bakubwira ngo tanga umusoro ngo w'ubutaka bakwihoreye nujya kugurisha bakwihoreye barakwihorera amapenaliti yajyamo gashiga uzajya gushaka icyangombwa cyo gusana uzajya kugurisha reka ibati rizasambuka kugira ngo urikiraho ubanza kujya ku murenge bakubite bavuga ati asanga ni ibihumbi 800 baza mwishyura ko ndeba utigaragaza ko ari igisambo utigaragaza ntabwo ibyo ngibyo ni ibintu biri systeme iyo rero kuyobora iyo systeme icya kabiri iyo ukoze amafuti nta kindi ribirari ntabwo uri kujya hakure ni systeme mbese gitifu we nta nubwo yigwa kuvuga byinshi ribira kwitwarira polisi kurwana nawe ariko mu rusengero watukana wakigaragambya icyacumi wakibika wakigumana nta muntu uza kugufata ngufu kuko utagitanga
aha rero niho hasaba tekinike yitwa kuba ufite impano y'Imana no kuba ufite umwuka memu na za ngeso nziza urukumva reka ngurugero ubu dufite abagitifu benshi bakoze divorce ntibahari barahari kandi bakaba bayobora abantu yego ariko mu rusengero cyo wije gukora divorce ubwo n'abakristo bose baragenda sibyo ko nabonye muri iyi minsi byabaye isoko n'amaduka reka byabaye isoko n'amaduka ariko ngo imidugudu bayihuje bagiye kwihuza nayo yego nyine niyo nkubwira n'abandi barimo reka tuzatanga ubutumwa babwumve ubutumwa tugiye gutanga ni ukuvuga ngo aba bapasiteri cyangwa se aba barimu barimo urumva bose ko hari n'abafite AD aba bagumyemo harimo abafite AD mu kwezi kwa kabiri bazata bataha mu kwa kabiri bazataha abandi itagenuza ya mabwiriza nibwo bizabirangira okay memu n'abashumba bo mu paruwasi mwitegure gutaha umushumba bo mu paruwasi mu kwa kabiri yego abashumba b'indembo mwitegure gutaha kuko indembo zizava ntose ururembo ruzarukora iki niba akarere gafite urusengero ntabwo bavuze ngo ururembo rw'intara akarere niko gafite cyacu ntose ururembo ruzarukora iki ariko se bamuganye muri systeme nyine muri systeme akarere kazagakora ururembo ruzaba rukiri ruzarukora iki murarugumishijemo mwaba munyanukije n'amategeko rwarukora iki ururembo ubwo nabo bazataha mu kwa kabiri ururembo rwaba rukora iki ari ibyo bakaba yavuga ngo indembo nizo zifite uburenganzira nta rurembo rero nta karere ururembo nta ruhari runagumyemo mwaba mugiye orusije yaba ari ikintu kiri nkaho kimeze nk'abaringa kitagira icyo gikora yego urumva yaba ari baringa ubwo rero nabwo abashumba b'amaparuwasi kuko amatora agiye guhuzwa amatora bagomba gusigara amatora make cyane reka ngurugero niba tuvugenda Gasabo wenda yari ifite amatorero arenga 150 hafi 150 hafi 200 nasigaramo wenda nk'amatorero wenda nka 20 cyangwa 40 katubare 40 gusa urumva hajyamo paruwasi zingahe paruwasi zabimwe nyina yandi ihagarari zose paruwasi najya ngo paruwasi zabiri ihagaze nko ku murenge wayo ku murenge wahe murenge wamwe se abazaba bagize amahirwe babonye itorero rimwe reka tuvuge ko buri murenge uzagira itorero rimwe Gasabo ifite imidugudu imirenge ingahe 16 ubwo nta matora 16 ubwo 16 wajya kwiha paruwasi zingahe paruwasi imwe abashumba bose bagahurira hamwe kuri rya torero ry'akarere cya Gasave wenda n'urugero cya Gasave se bayiha ariko muri Gasabo ni Remera ni Remera Remera niko rusengero ariko nayo izasenyuma iriya se izahaba iri ahantu habi Remera igomba gusenywa iri mu marembo y'ibikorwa remezo bya siporo iri igomba kuvaho sefi ntibibagirwe bashaka kandi bubaka aregeza n'imishinga nanaze ku pasiteri ayikuye oya jewe ibyo mbabwira wowe bazi urebe mukada wanuza naze reka ngurugero umamvu ko umenye ko Remera itariho bazi urebe ko Remera itariho fata stade Amahoro fata Kigali Arena Beka Arena na Zaria Kuru niba ari Zaria Kuru ariko se nkubaze niba nuza bamaze kuyimura ira polisi ya nuza ya control technique nibayizanye hano nanaze bazimenye ko control technique bamaze kuyimura irimo kubakwa Indera nuko wowe kubona itariho yego ira control technique uri kubona itariho mwibwirize mushaka ngo ku rusengero parking se yajyaye parking ya Beka Arena parking ya Stade Amahoro urabona iri bugeheze ya Petit Stade urabona sirajya he Remera niriho ADP Remera nayigomba kubaho reka irani yose ni parking ahantu hari ikibanza kinini bakubakamo mbona ku murindi bahubatse bagakubita urusengero rwa Dande byabari sawa Rusorose bafite ikibanza cyabananiye kiri aho ngaho cyapfu gifite hegitari yose irenga baranashyize se barakibagiwe ubwo wabona uri kurabura hari umuntu uri kugipangira hari umuntu uri kugipangira ariko reka twigarukire kuri ubwo tuba tuvuze ku mishinga miremire reka tuvuge reka tuvuge kuri ino mitoya hari abaperezida b'amakorali
bajyaga bihererana abantu bakavuga ati muze kwa Robert kurepeta kwa Pasiteri Shimiye kurepeta bazagaruke ngo aya makorari ariko yo oya amakorari agomba guhuzwa uko amatorero agomba guhuzwa nako zigomba guhuzwa ibyuma bamaze kubarura kera ntabwo bikiri ibyabo ariko hari ahantu babitwaye babibaruye bamaze kwibarura mutirije umwana ahandi naho reka tango banyereje bimwe babarura bimwe ibindi babinyereje kera n'ahantu biri ntabwo bahazi na n'uwapfa kumenya iyo biri na pasiteri wabo ntagaze ubu kubera nawe bamukuye hose ubundi byanarangiye ni finita bibiri ariko reka mbwire abatipe ajya ngo tugiye mu ijuru ngaho mbwira iryo joro rero ibyuma bahise babinyereza kera barangiye n'abatipe ngo baruza ibyakorarimo ngo barura ibi ngibi dore ibyuma tugira hamwe n'ibi ni ibyakorara ebyiri ibi nibyo tugira hano imbere n'inyuma senti kibe amapafure gitari buri kimwe kiri mu rugo rw'undi ni ukujya kuzenya ngo ugiye kureba ibyuma ukabibura reka buriya reka iyo mubwira buriya abayobozi burya kenshi hari igihe babaho ariko batazi no kumenya ibintu none se ntibakubaza fagitire y'ibyuma ngo uyigaragaze ntabaririmbyi bagura n'ibyo baguze ntibayikwereka ushatse bakubwira ko bidahari ese ubundi birahari twarabikodeshaga nyirabyo yarabijyanye twarabikodeshaga nyirabyo yarabijyanye kuko bajya kubigura ntibakubwiye banabizana ntibabikweretse ariko nanone pasiteri reka tugaruke nubwo turi kuvuga gutyo tukavuga ngo ibyuma barabitwaye n'iki hari abandi bantu bavugisha ukuri n'urugero iyi korari yari ifite miliyoni 2 kuri konti wenda bari bafite agashinga bashaka gukora kujya muri studio kubaka wenda n'urugero materineri kugura imodoka ya korari none habaye ngombwa ko babahuza aya mafaranga azasubizwa abaririmbyi harega buriya ubu ngubu abantu bose bamaze kumenya ubwenge yego amakonte menshi n'abaririmbyi bayariho abaririmbyi bayariho amakonte menshi niyo basinyateri banabyutse mu gitondo bagenda bakajya bavuga ati mukureho uyu niba ari mwarimu aveho none se ko ari konte yabo uzaza kuyibateraho bazakoresha icyo bashaka ahubwo vuga ngo abaririmbyi nyine uyu munsi ya mafaranga ko mugiye kubahuza azaba yandi ubwo bafite uburyo bwo kusinya abaperezida bazayarya none ari umwana twiganaga yajyaga avuga ati muzane nirire yabona habaye nk'akavuyo k'ibiryo ati mu kavuyo bibiri mu kavuyo bararya ubu rero hari n'amafaranga ubu ngubu atari ku makonte akiri kuzamamo andi ari mu mifuka ayo ngayo arariwe ubwo ni uguhomba ni igihombo cy'itorero ni igihombo cy'abaririmbyi bakoze ya mirimo uyu munsi rero utanga ubutumwa mwabaririmbyi muremutse gutanga amafaranga ntagire indi mishinga mupanga tubibabwiye hakiri kare cyangwa babapangira akazi kanyu igihe tubabwira ngo urumva ngo mwebwe ibintu byanyu ngo byo cyangwa itorero hari ikintu twababwiye kitasohoye twababwiye ngo mureke kubaka insengero mukomeza gutanga amafaranga mwafishe ubusa ubu nibirangiye twabibabwiye mukabyanga mudutukangwa abayobozi banyu mutugumura ngo abantu tuti dufite liste ati ngiyi bari y'abantu bagiye gutaha bati ati iyo liste ni igicupuri ubu noneho batangiye kubibamenyereza kuko batareka kubibabwira abo bashyize mu myanya rwose mushaka n'iyo liste ntayo tuba babarebe ku basi ubundi kamubaze abatashye ntibababazi uhereye umunsi umuyobozi wabayoboraga muzongeye mumubone babahaye umushya niyo liste ngiyo umuzamenya ko ari ku iyo liste uzajya kusagerwa wewe urebe ko hatari umuyobozi cyane iyo liste ngiyo hari ikindi liste ngiyo uyu munsi abayobozi babayoboraga ubone ko bataguhaye umushya liste umenye ko liste ngiyo yari kuri liste niba bagiye gusenga uyu munsi niba batamudekarara uyu munsi bazamudekarara oya baramudeka ejo ryari uyu munsi ni ku cyumweru bagomba kubadekarara abayobozi abandi baraba bicaye mu kibaya nubwo bari buyobore ko abayobozi bamaze kujyaho tusa nk'abasatira n'umusozi w'ikiganiro cyacu ngo yubire ariko narabibabwiye abantu ntibanyumva yubire yarahagaze yego yubire uzi ukuntu ahagaze icya mbere
buriya reka mbwira Robert hari ibintu abantu bakora bakabikora nabi mu buswa buriya kuvutangaza yubire harimo objectif ikomeye yo kugira ngo abantu batanga amafaranga urusengero rwuzure urusengero rwa Gihundwe rwa Gihundwe kugira ngo rwuzure buriya niyo yari objectif urumva neza niyo yari objectif icya kabiri uyu munsi yubire yagomba kuba mu kwezi kwa 8 yarahagaze ndetse bagasenyamo n'abagore yariyo projet ariko hagati aha umushumba mukuru we nabyemeze nanabihakana kugeza n'isaha abantu ntibazi ikiri kubera hagati aho ngaho agapira urakumva yagusenya abagore byahagaze ntihajyananiranye ngo hajemo akantu kavuga ati ibintu biri mu gusakuza ntabwo mwize projet neza urakumva mumanze mwubaka ibintu bya CTN mwubaka ibintu bya neza bya CTN se bazabishobora raga CTN nayo se ko yabishoboye inde Anglikani rega Anglikani muvandi CTN ntabwo bayishobora wapi ADP ntabwo bashobora CTN kubera ize mpamvu kubera uburyo yubatsemo ibyakunda ndabikubwiye ntabwo bishoboka reka ngurugero ubu ntabwo wakwigana ngo wigane ibikorwa bya Gatolika ngo wigane ngo babita umurenge remezo bayita imiryango remezo so wigana gute warafashe warakomeye ufite n'ibihato urakumva urase wawigana ute buriya reka mbwira hari ibintu utashobora kwigana byo kwa Masasu buriya kwa Masasu bya indamunite byo gusinya indamunite buriya kwa Masasu bagira ibintu buri munsi sasa kuva mu gitondo kugera ejo banza wumve kuva ku itariki ya mbere ukagera ku itariki ya nyuma y'umwaka kuva ku itariki ya mbere kuri Bonani ukagera ku ya nyuma ya Bonani kuva buri saha agomba kuba harimo umuntu mu rusengero kandi avamo haje undi abaye atakandagiye ubwo ugumamo haje undi ubwo niba wasasa atabonetse utageze wasasa azemo nibwo uvamo bakagira abantu bagenda nijoro ku mipaka y'igihugu bafata imodoka zabo bakajya gusengerayo buri munsi basimburana niba wabishobora ibyo bintu wabyigana se hari abantu bajya ku Rusumo Nyagatare Gatuna ni imodoka bavuye i Kigali maidiya bakasenga wowe wabishobora wowe wabyigana se ibyo bintu ukabishobora ni systeme yubatswe ntiwanayishobora hari abantu baze kubaka icyo bita amafamiye imiryango 12 yo kwa Yozefu ya bene Yakobo urakumva barafashe n'amafaranga yo bayashaka mu miryango ngo abo kwa Rabani mwebwe muzabaka kiriya gikuta abo kwa Rasheli mwebwe muzagura imodoka y'umushumba abo kwa runaka mwebwe muzagura intebe ahubwo hora kandi namenye vuba uri kumva we iyo CTN urayi ariko ye hari akandi urabona kuno hari abandi bo hakurya hari ahandi hakurya urabona kuno bavuga ngo hari icyitwa imisozi 7 bagomba kwiyeranja nibura kuri buri musozi bakaba bafitemo umuntu wabo wafashe uri kumva ubarebera neza uvuga ati mu cyitwa imyidagaduro dufiteho kanaka uri kumva mu kiganga dufiteyo nko ahariya hose ku buryo wowe ujyayo usangayo umuntu wajya kuzamura umutwe muremure agatanga toka wowe bakakwata ceceka uri mu biki wowe rero nkubwira ofete rero wowe ntabwo ubyuka mu gitondo ngo urashaka kubaka ngo CTN ni gute bayubaka ndashaka ngo ubanze usubire hasi ubitware buhoro nabwo abantu babanza buriya reka nkubwire reka iyi torero impamvu turivuzeho ryubatse ibintu imyaka 80 banza wumva imyaka 85 bifite ibintu bazi urumva ikindi dore ikindi kintu kigihanganye nacyo nubwo rimwe na rimwe tuzano tukitereka sinzi uko anigeze kuganira n'umusaza umwe buri yutaganira n'umusaza ntabwo umenya uko icyo yasize yanga ati wa mwana we rero nujye uvuga ngo ryavuye muri Suwede ukumva tumanze uvuge ngo ryavuye muri Suwede ryaje riti
abantu bo muri Swede baza byagenze bite ese nituvuga ngo hari harimo umwuka wera ubundi ubihakana ushingiye ku ubu rero ariko bakubwira ko baje basanga umugabo witwa Rudoviko Sagatwa sinzi ibyo yari yize ariko ngo niwe wasobanuraga wasedu icyo kisedu wakize he ariko bakubwira ko yuzuye umwuka wera akajya abasemurira hanyuma neza rero kuva icyo gihe hari ibintu abantu bafashe kireka kugira ngo ibintu bikunde byafata imyaka 50 tukabaza tugapfa abantu bangana nkatwe bakabanza bagapfa hagakuramo baneri ariko nabwo bagenda bo ngo dushereka duke ati papa yajyaga yitereka kuri kamera bako uburaro ntabwo bizi ako nkunda buriya reka nkubwire buriya uno mugabo uyu mugabo uyobora ADP kandi sinzi uko bizagenda hari mu bantu bazahabwa igihembo cyihese igihembo cy'iroba gikubwira igihembo zahabwa igihembo zahabwa gikubwira mageragere ibyo ntabwo ari ibintu bivuze buhoro reka mbivuge cyane igihembo azahabwa mageragere akajundi Rutayisire yagize gucya ariko hari uwitwa niba Sanzu Rwimo yaravuze ati niwe muyobozi mwagize pastor wowe muvuga hiki Sanzu Rwimo se ndanumva wo muvuga sinagiye byinshi muvugaho urumva gusa yayoboye mu gihe cye avaho n'abandi bose barayobora urumva ba Samweli barayobora irantebe rero irashyushye irantebe iratogotera ubundi kamubwiye Robert impamvu navuze ngo uyu mubyeyi kugira ngo guhabwa igihembo n'undi yarantu yavuze nkunda ko atajya abeshya yavuze ati mwa bantu mwe rero kugira ngo ibintu byacu bigende neza sibyo nuko dukurikiza imirongo ngenderwaho ya leta pasi uwo muntu urumva adakwiye igihembo agwishurira abantu bakamenya ku mugaragaro yuko uri kumva ariko Robert wari uzi ko abanyamakuru ba siporo kankavangemo bamaze kujya muri gereza hari uwitwa Rigani bamufunze na Rikadi harya na Jangwani sako nakufana cyane wari yise sa ngo ni sa sa urayizi sa inahikorite noneho shatse kuvuga ngo ubundi igirwa sa gute byaciye mu zenzira shatse kukubwira buriya na Rigani umunyamakuru sibyo uvuga neza cyane uzi kuyatondeka uzi kudasengura abantu bose ngo bemere ariko akaboko kavuga ko nibyo nibivugwa yinjiye mu gisata kimwe atanga itangazamakuru arayisiga ajya kwinjira mu bintu byo by'amafaranga ibyo nibivugwa oya nabyo ari kubazwa nta nuri guhakana kuko n'ubu turi gutega amatwi radio nawe uriho oya n'abanyamakuru barazi ko yafunzwe ari mu maboko ataraye hanyuma nibyo pe gutangaza ko kugenda ku mirongo ya leta ubu se udakangubaza ubundi to leta agenda ku murongo wa leta yagenda kujyande suko bese itorero nibyo idini rikorera Imana ariko rikorera mu gihugu cya leta kidene ku mategeko the first banzende ku mategeko ni nabaguha ibyangombwa kugira ngo utangire niba ukorera Imana ariko umenye kusaba ibyangombwa siko biri ibyangombwa usaba abandi rero umuntu biguhaye n'ugomba kugenda ku mirongo ye siko biri ariko bidakuyeho umwuka wera na Bibiliya icya kabiri leta sibya ko ariyo ya mategeko wishe ya leta kariyo gutwara n'ubundi si ya gutambikana ze amafaranga abantu bose bazajya bazira amafaranga ndabikubwiye dore amafaranga nguyu amafaranga finiterine reka dusoze naba abaperezida twabwiye mwa abaperezida mwe tutagira ngo murayanyereza mutazayagana ni akazi kanyu nimuyarya mwa abaperezida aya mafaranga nimuyarya mukibeje mukayarya tuzajya kuri korari imwe izaza ibitubwira kabisa duhamagare mu gitondo twitereke abaririmbi mwese mwabuze amafaranga yanyu mutwanditse kuri message mutubwire ati twebwe twita korari gutya twari dufite amafaranga yacu kuri konte ibyuma byacu twari dufite ibyuma bingahe gutya
ariko twarabibuze ntituzobe byarengeye Yego. mutwandikiye gusa tubakora ikiganiro ubundi hasigaye muze kureba Yego. Roba washoye ikiganiro Reka dufate ariko reka umwanya. soze nkubwire reka nkubwire Roba kambisubiremo agira umwadeperi Njyewe ntabwo nyine. oya ariko ni musengera uri umukristo wabo Ngenda umupantekote. uri umupantekote ariko idini ryawe nkuko utahi wawe ara hirya uri umwadeperi Yego. reka tujye kuryihakana nanjye ndi Oya, umwadeperi none se si- urumva si ariko wowe na niba birasa. ari itorero rigiye gukena Ubu nibirasinyoye. ndabisubiramo niba ari itorero rigiye gukena Yego. njyewe kanisabire leta kugira ngo itorero ridakena niba ari itorero rigiye gukena Yego. na adeperi Gute? ibintu mbivuze inshuro utari nkeya itorero rigiye gukena na adeperi uzi impamvu uku guhinduranya abakozi mu buryo busa nk'aho butari bwiza abantu bose bakavaho nabi Yego. ibi bitera umwuka mubi abakristo icyo ni kimwe Icyo nicyo ndacyemera. icya kabiri abana bo hasi barimo kuvuka uyu munsi ntabwo barimo kwigishwa Yego. gutanga umusanzu w'itorero icya gatatu abantu bamaze kubishyirwa kubera induru zihora muri iri dini bamaze kubijanga Cyane. bya bindi reka nkubwire Ruba ngasorezeho mbere umuntu agurishaga isambu Yego. miliyoni 20 akaza yirukanka akakuzanira miliyoni 2 z'icya 10 pasite bikira imana uyu munsi nkubwije ukuri yaguhana 50 ntayo yazana suko nibakeniye rigiye gutinda hara leta ngewe nayisabira nibabwira abayobozi biga ikintu cyitwa leadership uko impinduka si mbibi nge ntabwo nanga impinduka Roba nge nakundira n'impinduka ibintu bitajyana n'impinduka ubundi ntabwo bibaho Kabisa. ariko impinduka zikorwa gute kugira bidateje umwuka mubi Yego. dusoze Reka mfate umwanya mbashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro. Mujye muri commentaire, mwandikemo share like, comment subscribe. byose Ibintu bikomeze kugenda neza nawe utaha. Pastor wakoze kubana natwe. asante